abakobwa benshi barya amakara, barya amakara, ariko amakara ashobora kukwangiza cyangwa akagukiza. Nakoze ikiganiro ku burwayi bwa pica, uburwayi butera abakobwa cyangwa se n'abantu muri rusange, ariko by'umwihariko abakobwa, kurya amakara, ibumba, umutaka. Hari abambwiye ngo itaka ry'umuswa, hari abambwiye rino taka imvura yaguye, kuno imvura igwa then hakaza utuntu tumeze nk'utubabozi ariko tw'ubutaka, abantu bishimira kuturya cyangwa se kudufata. Ewana, nabonye ibintuza byinshi cyane, like a feedback. Ariko nanone ikintu naje kwiga aho ngaho, nasanze icyo kintu atari ikibazo cya buri umwe wese. Hari n'abarya gikukuri, my best friend, she was going to know it. Ariko hari abantu bafata nyine pike itegeka umuntu kurya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Icyo ndya si cyuriya rya, si cyuriya rya, si byo. Twese dufata nyine uko idufata bitandukanye, niko tunarya n'ibintu bitandukanye. Ariko ese ubundi uretse kuba ari pike idutera kurya ibyo bintu, ubundi amakara adufasha iki kuba yarya no kuba yanywa? Ikintu cya mbere nzi, kire, amakara nyine azi cure cyangwa se nka kire, ikintu ashobora kugufasha ku mukobwa. Ewana, iyo ujya mu kibada kikakurya, amakara aragufasha cyane. Nyine aravura, it's like a cure, aravura, wumva worohewe, subyimba, suruka, sugira, umutima ntabwo utera cyane, ntabwo ugira dizziness, like isereri. Rero amakara akora akazi kenshi mu mibiri yacu, mu mibiri y'abakobwa. Rero niba ufite pika ukaba urya ibyo bintu, nta pfunwe ririmo, ntukagire ipfunwe. Pika ni uburwayi busanzwe, pika ni situation cyangwa se condition umuntu wese yayisangamo, so ntugire ipfunwe. Kandi ikindi gitekereza ko ntabwo ari ibintu bya wowe wenyine, wowe uri gutekereza ko ari wowe uyifite wenyine, no, ni ibintu abakobwa duhuriyeho turi benshi. Nanjye ndayifite, sinshaka ku exposing ibyo mfata, ariko nanjye ndabizi ko mfite pika, ndabizi, ngiye nyimaranye n'imyaka hafi 5 gutyo, ariko byabaye normal thing ku byo mfata, sinshobora kubaho ntabifite. Kandi ngiyewe kuva nayirwara, kuva natangira gufata ibyo bintu, periods cyangwa menstruation time yanjye byarahindutse. I was irregular, but right now I'm regular, and my dates never change, and my pain still like it's a fixed stuff. The signs that I see is what I still see. Rero arafasha cyane. So reka turebe ku mimaro 10 rero ku bantu barya amakara cyangwa se banywa amakara, smoothie y'amakara batazi akamaro kayo, apart from kuba ari uburwayi bwa pika. Umubano wa mbere rero, ugabanya uburozi mu mubiri. Amakara agabanya uburozi mu mubiri, ibyo bita detox mu cyongereza. Hari ukuntu unywa nk'ibintu birimo poison runaka, ariko wafata amakara cyangwa se wayanywa cyangwa uyarya, uko byakwa affect umuntu utayafata siko bya affect umuntu uyafata. Rero iyo niyo important ya mbere ugomba kumenya, kandi ni byiza cyane kuko iyo bifasha umuntu utafata ibyo bintu biramuhazahaza, ariko wowe ntabwo byakuzahaza. Undi mumaro wa kabiri, ugabanya ibibazo byo mu nda. Nk'abantu barwara igifu, amakara ashobora kugukorera umuti. Ewana, and I'm sorry for abantu muri kuvuga ewana, something that it's like a lamba nowadays on me. Don't be like, it's something. Ibintu mba ndi kuvuga ni ibintu mba nakoreye ubushakashatsi, ntabwo ari ibintu mba mbyuka mu gitondo ngo nze mpite mpyukinga aho ngaho cyangwa se ngo mpite nza nkubwire. Mba nabikoreye ubushakashatsi, hakazaho na perspective yanjye, perception yanjye. Nawe ugomba kugira iyawe, wenda wowe ureba content zanjye, ariko this is my perception. Ariko simbeshya, sindi hano kugira ngo nkurohe cyangwa nkubwire ibintu biri toxic byakwangiza. So mu bindi bintu rero twari tubonye amakara agira, hari gukemura ibibazo bimwe na bimwe byo mu nda. Hari abantu avura mu gifu, ariko n'ibyo bibazo byo mu nda yo hasi ubwo n'indi byara muri uterus. Iyo ugira ibibazo cyo kujya mu kibada, amakara arakuvura cyane. Iyo uyarya cyangwa iyo uhekenye cyangwa se uyanywa smoothie yayo, afasha mu gihe cy'uburibwe buterwa n'ibyo bita food poisoning. Like ushobora kurya ibiryo wenda byari birimo ibintu, hari ushobora kurya ibiryo wenda nk'urugero rwa hafi, ibiryo birimo uruhumbu, cyangwa se ukaba uri umuntu urya ibiryo runaka ukagira allergy ariko ukaba utabizi. Rero kiriya gihe iyo ufata amakara cyangwa se n'iyo uyafata ako kanya ihita igenda. This testimony nabikubwira ko njye sinjya mpfa kunywa imiti yose mbonye. That's why I'm interested in health. Nigeze kunywa imiti intera allergy, ewana,
kuko ngiye nagize allergie mbyimba amaso ijosi amaguru inda amata penda byimba cyane ku buryo umbonye utamenya kandi ko nisanye n'umuntu usanzwe uzi ariko bampaye iyo miti sinzi ukuntu byaje kugenda ntiyangwa neza then bahita bankorera amakara icyo gihe good results mu gihe cy'iminota 30 allergie yaratangiye kugabanuka natangiye kubyimbuka natangiye kuba umuntu uri normal so rero agabanya food poison mu biryo wariye cyangwa se mu miti wafashe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye wafashe birimo ibintu byakwangiza by'umwihariko kuri kote ya allergie so undi mumaro wa kane ni ukugabanya impumuro mbi mu kanwa abantu ntabwo babizi ibi ngibi ariko niba ufite ikibazo cy'impumuro mbi mu kanwa ari umukobwa ushobora kuyafata ukoresheje uburyo bwo kwiborosa cyangwa se ukoresheje uburyo bwo kuyanywa cyangwa se kuyahekenya kuyahekenya nawe ubwe hari abambwiye ngo barya indobo hari abambwiye ngo barya ikiro ku munsi ariko ibyo biri danger uzajya kwa muganga iyo zinc ubura na iron ubura muganga azajya ayigutera mu binini cyangwa kubwira n'ibintu uzajya ufata byo kurya kugira ngo ukire ariko hari umuntu ambwiye nabibonye kuri email yanjye ambwira akarya indobo y'amakara imagine it's not easy right okay ni situation ariko nanone overdoing or overdosing kills so rero kugabanya impumuro mbi mu kanwa ushobora kubikoresha nyine uri kwiborosa as smoothie ushobora gufata mu gitondo ugiye nk'ahantu arafasha cyane impumuro mbi iragenda igabanya impumuro mbi ikindi kintu ifasha ku ruhu ku bantu batabizi okay I'm going to be an example here ndakoresha urugero rwinshi kuri njyewe kuko twese turabizi kwa affording skin care routines cyangwa skin care products birahenze biriya bintu bitandukanye ama creams sun creams biriya bintu byose birahenda by'umwihariko wenda uri nk'umuntu ufite nk'akazi kaguha like it's like a minimum wages or that birahenda rero njyewe in case kugira ngo ngabanye umwanda mu mubiri wanjye ku ruhu rwanjye mu maso ndayafata activated ari y'abagorozi cyangwa ari yaseye nkayisiga mu isura nkamara nk'iminota 20 biriya bintu biza bimeze nka fat cyangwa ku mubiri ko njye mfite wet skin bibyivanaho urabikaraba amara ukaraba bikivana so amakara yashobora kugufasha muri skin care mu buryo utaruzi ikindi no kugabanya ibyo bita acne cyangwa se ibiheri arabivura kuko the more you put that mask off uko ushyiraho iriya mask y'amakara ku isura yawe niko n'ibiheri bigenda byomoka na mascaras agenda avaho abantu ngo bibaza bari banze rwara ibishishi nkaba ntakibirwara ubona umuti ikindi cyagufasha ikindi amakara afasha kugabanya cholesterol mu mubiri wenda uburyo n'uburyo butizewe abahanga batajya bapfa kwemera cyane abenshi ntabwo bapfa kubwemera ariko mu kugabanya cholesterol amakara ushaka kunanuka gufata smoothie yayo nka 4 mu cyumweru ewana ibiro biba balance ntabwo byibuha cyane kandi na effect za cholesterol cyangwa cholesterol zigera ku ntuza ku mutima ntabwo zigira so ibona wowe umumaro mwiza ikindi kinafasha afasha ku menyo kugira amenyo y'umweru hari abantu batazi ko ushobora gukoresha amakara wiborosa yes ushobora kuyakoresha wiborosa kandi na byiza cyane arafasha amenyo akaba umweru kanakomera abantu bagira amenyo yoroshye amakara agira amenyo umweru ariko anakomeza amenyo uburyo utari wa muntu barebe waseka bakabona amenyo agiye nko kuvamo no arakomeza amenyo akomeza n'ishinya akanagira n'amenyo nyine umweru ikindi nyine ni ukugabanya uburozi bw'imiti mu mubiri ko nabivuze ushobora gufata imiti gutera allergie wenda utabizi rero kugira ngo uhite wivura allergie ako kanya zije cyangwa zaba zitewe n'imiti zaba zitewe n'ibyo wariye n'ikirere n'ibiki amakara n'umuti mwiza wa allergie ikindi afasha kugabanya ibibazo bya digestion ibyo navuze byo kugabanya kugabanya uburibwe mu gifu ibintu muri ibyo bintu bitandukanye as long as it's a digestive system cyangwa digestive organs arafasha cyane no muri kibada rero niba uyarya ntugire isoni ntugire n'ipfunwe niba uyakoresha ntugire isoni n'ipfunwe
ni ibintu bisanzwe, ibintu bisanzwe, ni ibintu ushobora uyu munsi ufite payika, uriya yayigira akarya ibitandukanye, uriya yagira akarya ibyatsi, uriya yagira akarya iki. Rero ni payika, niba uyafata rwose wigira ubwoba, wigira ubwoba. Ariko ikindi, overdosing kills. Ujye uyafata cyane nanone mu gihe rimwe na rimwe bidakenewe, byakugiraho ingaruka ikomeye cyane, harimo by'umwihariko ingaruka z'uburwayi bwo mu buhumekero n'amara, n'amara ushobora kugiraho ingaruka mu mara no mu kibazo no mu ngingo z'ubuhumekero cyangwa muri respiratory system. So rero niba uyafata wigira isoni. Payika n'uburwayi busanzwe, nk'uko umuntu abyuka mu gitondo akarwara malaria cyangwa se akarwara impyiko, akarwara impyiko ni indwara ya danger, uko ubyuka ukumva urwaye mu nda, cyangwa se nk'uko umubyeyi aba atwite akumva ashaka ikintu, nawe ni payika, ni condition yo mu mutwe iri kugutegeka ibyo bintu. Nta gikuba cyacitse, ni ubuzima busanzwe. Si wowe wenyine hano mu Rwanda, niba ubigira hano mu Rwanda wenyine, si wowe wenyine ufite icyo kibazo, ikibazo mpuzamahanga. Abandi bajya amacake, abandi bagakomba ibyuma biriho imigese, abandi. Ibyo bintu byose ni ibintu bisanzwe, ibintu bisanzwe, ariko ujye wirinda kuba wabifata cyane cyane mu gihe bidakenewe. Mu gihe ubifata mu gihe gikenewe, unamenya na kilo ufata ku munsi, niba ari 1 chunk, ikara rimwe, ukagumya iyo rhythm, ni ibintu byiza cyane. So nta gikuba cyacitse, ntukagire ubwoba. So subscribing niba wakunze ikiganiro, commenting ku bindi bintu naza kuganiriza ubutaha, urayikinge, commenting.